ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo yerekeye ku cyaha gikomeye cy'ubusambanyi. Babivuze mu buryo butondeka ibyica amahirwe y'urubyiruko cyangwa se byangiriza ahazaza habo, ariko tugiye kukivugaho mu buryo bwagutse cyane ko muri iyi minsi yacu iki cyaha Satani yakigize intwaro, kandi nta nubwo ari muri iyi minsi yacu gusa, ahubwo na kera kose cyamugejeje ku ntsinzi. Cyangirije abantu benshi, ariko muri iki gihe cyo kirakabije. Icyaha cy'ubusambanyi, reka tutange insanganyamatsiko itubwira guhunga irari rya gisore. Ibyo byanditswe muri Timoteyo, ni umurongo dutangiriyeho, ariko turi buze no kugarukaho dusoza cyangwa se dusoza icyigisho cyacu. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo mu gice cya kabiri umurongo 22 haranditse ngo ni ukuhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Icyaha cy'ubusambanyi, reka tubanze tuvuge icyo Bibiliya ikivugaho mu bubi bwacyo. Mu gitabo cya Hoseya igice cya 4 turasoma kuri uyu murongo. Ni Hoseya igice cya 4 ndasoma umurongo wa 11. Haranditse ngo ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. N'Imigani 6:35 iri jambo hari rihwanye naryo. 6:35 handitseho ijambo rivuga ngo reka turebe, reka turebe uyu murongo. Ni umurongo uvuga uri aha ngaha, ni umurongo wa 32. Haranditse ngo usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo abarimbuye ubugingo bwe. Mbese abantu baduteze amatwi dushaka kumva by'umwihariko ku rubyiruko yuko ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira, ubwo ni za nzoga zikarishye, za nzoga zisindisha, ngo byica umutima. Noneho n'usambana n'umugore ngo nta mutima agira. Ubwo ni ukuvuga ngo iki cyaha icyambere gikora nuko kivana umutima mu muntu. Kera turi bato byashoboka ko n'ubu ngubu bijya bivugwa, ariko nakundaga kubyumva. Waba ukoze ibintu bifutamye ukumva barakwaje ngo ariko ngugira umutima. Uwo mutima wabaga ubajijwe ntabwo ari uyu nguyu umisha amaraso, ahubwo ni umutima w'umuntu utuma umuntu aba umuntu. Ubwo rero umuntu wishoye muri iki cyaha cy'ubusambanyi, icyambere anyagwa ni umutima. Uhaye ibintu agaciro, ushyira mu gaciro, umutima wibaza, umutima uvangura, uwo mutima arawubura, akawuzimiza, akaba abaye nk'uwapfuye. Kandi murumva ko umuntu aramutse abuze umutima, mu by'ukuri nta kindi yaba ari cyo, aba ari ikibazo muri sosiyete, aba ari ateje ibibazo. Noneho hari ukundi Imana yaremereje iki cyaha mu mvugo yayo, kuko ari kimwe mu byaha bibi byangwa urunuka ibyanditswe byera byagiye bivugaho. Usomye nko mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere turasoma, ndasoma igice cya 6 rwa mbere rw'Abakorinto mu murongo wa 18. Haranditse ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Ubwo buriya ntabwo ibindi byaha byo biciriwe akari urutega, ntabwo Imana ibyoroheje. Ariko mu mvugo Pawulo akoresheje yerekanya ko hari itandukaniro ry'icyaha cy'ubusambanyi n'ibindi byaha. Ibindi byaha bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko icyaha cy'ubusambanyi bwo, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana,
kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Nta muntu ushobora kugira umubiri uhimbaza Imana ngo ingingo ze zikomeze zibe za Kristo yarazihaye maraya, cyangwa se ari umukobwa yarazihaye uwo batashakanye cyangwa abo batashakanye. Uko niko ijambo ry'Imana ribivuze. Ubwo rero iki ni icyaha kibi. Reka nsome undi murongo werekana ububi bw'iki cyaha mu buryo ibyanditswe byakivuze mu buryo bwihariye. Ndasoma muri iki gitabo cya Matayo igice cya 19. Igice cya 19 hari ijambo Yesu yahavuze, umurongo wa 9 haranditse ngo, ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhoye gusambana akarongora undi azaba asambanye. Ubwo mu buzima bw'abashakanye nubwo mu isi hari impamvu abantu bashingiraho bakavuga yuko zatandukanya abashakanye, umugabo n'umugore, ibyo birahari. Ariko mu by'Imana, Imana twizera yandikishije Bibiliya, kandi nzi ndashidikanya ko umugabane munini w'abateze amatwi bayemera nk'ijambo ryahumetswe n'Imana. Bibiliya itwereka ko nta cyaha na kimwe gishobora kwemerera umugabo n'umugore gutandukana. Nta kibaho. Nasinda muzabane, naroga muzabane, niba muzabane, nabana nabi n'abaturanyi muzabane. Ariko icyaha Imana idashobora kwihanganira, umwe yagikoze, Imana ikaba yatanga uburenganzira uwahemukiwe aramutse ari byo ahisemo yatana, kandi ntabarweho icyaha ngo ni icyaha cy'ubusambanyi, bikitari mu rwikekwe, ahubwo wamufashe. Ibyanditswe byera niko bivuze. Ariko ubwo impamvu nsomye uyu murongo kandi atari cyo cyigisho turimo, ni ukwerekana uburyo Imana iki cyaha icyanga mu buryo bwihariye. Icyanga mu buryo bwihariye, mu gihe ibindi byaha byose nubwo biyibabaza, ntacyo umugabo yakora ngo bitume umugore yemererwa gutana nawe, cyangwa umugore yakora ngo bitume umugabo yemererwa gutana nawe. Icyaha cy'ubusambanyi cyo kigize umwihariko, uwaramuka gikoze ibyanditswe byamushyigikira, nta nubwo byamuciraho iteka, nta nubwo byashyigikira uwahemukiwe gutana n'uwahemutse, kandi uwo wahemukiwe bitamuciriyeho iteka. Ubwo rero ahangaha reka dutere intambwe. Hari ibintu byinshi bishobora gutera icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kiganje, ariko byinshi mu bigitera ndagerageza kuvugaho duke kandi mbisomye. Icya mbere ni ukudahabwa uburezi bwiza. Buriya kuri iyi ngingo yo kudahabwa uburezi bwiza, hari abantu benshi bazi kubyara ariko batazi kurera. Mu by'ukuri ndetse nantekereza ko ariko biri ku mugabane munini, kuko kubyara umuntu wese ufite umubiri muzima ashobora kubishobora. Ariko kurera ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi batiga, abantu benshi badatekerezaho. Ngaho mureke nsome muri kino gitabo mucyumve. Ni igitabo cy'urugo rwa Gikristo, paji ya 51. Ababyeyi bashobora kuba bari kumvira ijambo baryumve neza. Haranditse ngo, abakobwa ntabwo bigishwa kwiyanga no kwitegeka, barabatetesha kandi bagashyonyagiza ubwibone, babemerera gukora uko bashaka. Ibyo bikaba ari byo bibatera gushinga amajosi no guhaza kwikunda kwabo, kandi namwe babyeyi ntimuzi icyo gukora kugira ngo mubone uko mwabakiza kwerekeza mu irimbukiro. Satani anyuriye mu gushira isoni kwabo, mu kubura kwitegeka no kwicisha bugufi gukwiriye kuranga abagore, abahindura iciro ry'umugani imbere y'abatizera. Aba ni abakobwa. Abahungu nabo nuko bemererwa gukora ibyo bishakiye no kwikurikirira inzira bihitiyemo. Ni iby'imboneka rimwe ko bava mu bugimbi batarigeze gukururana n'urungano rwabo rw'abakobwa, bakabajyana iwabo kandi bagasambana nabo. Ngo ni iby'imboneka rimwe ko ruriya rubyiruko bariya b'ingimbi ngo barenga ubugimbi batarakuruwe n'abakobwa, bakabararika kujya iwabo, barangiza banagerayo
bagasambana nabo. Ariyo mpamvu muri iki gitabo paji ya 455 abantu baryumve rino jambo, abakunda kurera neza babyumve, haranditse ngo ntibyemewe ko abana bajya gusura badaherekejwe. 455 haranditse ngo bamwe bakora ifuti rikomeye mu kurekera abana babo umudendezo mwinshi, babagirira icyizere cyinshi ku buryo batabona n'amafuti yabo. Ni ifuti kwemerera abo bana gusura kure y'iwabo badaherekejwe n'ababyeyi babo cyangwa n'abashinzwe kubitaho. Ibyo nta byiza bibazanira, ahubwo bibongeramo ibyiyumviro by'uko bafite agaciro. Buriya iri jambo aya mapaje yombi kuyahuza ni byiza, iya 51 n'iya 455, aho bavuze ngo abahungu iyo barekeye umudendezo bararikwa n'abana b'abakobwa ngo bakabararika kujya iwabo, ngo ni iby'imboneka rimwe ko bava mu bugimbi batarigeze bakururana n'urungano rwabo rw'abakobwa bakabajyana iwabo kandi bagasambana nabo. Ababyeyi muri ubwo buryo bahinduka imbata z'ubunenganenzi bwabo n'urukundo rw'impumyi bagirira abana babo, ku buryo badashobora gushikama mu gufata imyanzuro, babuza abana babo kwishyira ukizana n'inyota y'urukururano baba bafite mu mizo ya mbere. Uko kutarera neza abantu bagahabwa umudendezo, nta gitsure, nta kanyafu, nta kubagarura mu murongo, nta cyerekezo cy'ubuzima, nuko bihorera ibyo bashakaga bagakora ibyo, biba bizagira ingaruka yo kubaruha mu cyaha cy'ubusambanyi. Ikindi cya kabiri ubwo wenda kiraza kuvugwaho mu buryo burambuye n'abari inyuma, ariko ngo n'imirire. Nasomye mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison, aho bavuze ngo Satani iyo ari kubona abana bakiri bato ngo abategurira ibyo kurya bihwanye n'ibizabatera irari mu bihe bizaza. Ariko ayo nabashije kubona hafi, reka nyasome, ni mu bihamya by'itoro muzingo wa 4 paje 135 haranditse ngo imbaraga za Satani ku rubyiruko rw'iki gihe ziteye ubwoba cyane. Nibadashikama ku mahame y'idini bazatwarwa n'ibyaha babigushijwemo n'urungano rwabo. Wibwira ko ibi ubizi, ariko ukananirwa gusobanukirwa neza n'imbaraga y'ikibi yoshya intekerezo z'urubyiruko. Akaga barimo gakomeye cyane ni ukudatozwa uburere bwiza. Ubwo ni bwa burere twanavuze. Ababyeyi batetesha abana babo ntabwo babigisha kwiyanga. Ibiryo byinshi baha abana babo ni ibyangiza igifu cyabo n'intekerezo, maze bakagira iruba rya kinyamaswa, akaba ari ryo ribategeka. Imirire mibi nayo ishobora gutera iki cyaha cy'ubusambanyi, iruba rya kinyamaswa rikiyongera. Ikindi gishobora gutera iki cyaha cyari cyavuzweho ariko ntacyo bitwaye kuba abantu bagisubiramo, ni ibyo abantu bareba, ibyo abantu bahora bitegereza, amapica y'urukozasoni. Murabona ko iterambere ryayegeje hafi. Ikintu cyose kiri muri iyi si kiba gifite impande ebyiri, kiba gifite uruhande rwiza, gifite n'uruhande rubi. Ni nayo mpamvu televiziyo igihe zariho, izi telefone zitariho, zari zifite uruhande rwiza rwo kuduha amakuru, inyigisho ziri gutangwa ahantu hagutse tukazihabonera. Ariko ku rundi ruhande abashaka amafilime y'urukozasoni bashobora kuyaharebera. Za telefone zifite umumaro ntagereramo, ariko kubataba amaso, kubonona no kubangiriza nabyo birashoboka, kuko aho umuntu aryamye, aho agenda, aho yicaye, ibiyirimo areba kandi yumva bishobora kumwangiriza. Amagambo ari mu bakurambere n'abahanuzi ndaza kuyasoma ndangiza, yerekana inama ku muntu wese ushaka kuzasoza ubuzima bwe neza, ibyo agomba gukora, cyane cyane ku byo yumva n'ibyo areba. Reka nje ku ngaruka z'iki cyaha muri sosiyete, ariko by'umwihariko ku rubyiruko. Ingaruka z'iki cyaha ntabwo wamenya uko zivuga. Iki cyaha kirakenesha. Iki cyaha gitesha umuntu icyizere, ntacyo yazimarira yarishoye muri iki cyaha, usibye n'urubyiruko n'umuntu umaze kuba mukuru, afite n'ibintu, afite n'agaciro. Iyo yiroshe muri iki cyaha arandagara kandi agakena, nk'uko byanditswe mu Migani 6 umurongo
wa 26 ahanditswe yuko ubusambanyi bukenesha. Ariko icyo nshaka ko twitaho cyane nuko icyo cyaha cyica n'amahirwe umuntu yari afite. Njya mbibona inshuro nyinshi, buriya abantu nubwo bakunda ibyaha ariko banga abanyabyaha, niyo miterere y'abantu. Nta muntu iki cyaha nta muntu numwe wagikora nubwo cyaba cyaramuganje ngo nabona undi mu bavandimwe bwe nawe cyaramuganje ngo abihindure ishema rye ngo yumve yabyishimira. Umugabo akajya gusambana cyangwa akaba yarabyaye abana mu impande akabazana, ariko ntiyashimishwa no kubona umugore we nawe yarabyaranye n'undi mugabo akazana. Umuhungu ashobora kujya kubyara hirya atarashyingiwe agatera inda, ariko ntabwo yanezezwa no kubona mushiki we yaratewe inda. Iki cyaha ni kibi. Noneho uburyo gitera icyangiro, uwahuye n'ibyago akakigwamo, cyane cyane reka mvuge ku ruhande rw'abakobwa, kuko burya nibo batwita, nibo bagira ingaruka ziremereye kurenza abana b'abahungu. Amahirwe yari afite muri sosiyete y'igikundiro gihita gishira, icyo kikaba kibaye igihombo. Abasore bari bafite no kumutekerezaho umugabane munini, bahita berekeza amaso ahandi, ibyo gutekereza kuzamurambagiza ntibibe bigihari. Usibye ubutabazi bw'Imana buba buhari, ariko iyo umuntu aciye muri iyo nzira icyo cyaha cye kikamenyekana, abahuye n'ingorane ikomeye y'ubuzima bwe bw'ahazaza. Yewe hari n'igihe wowe nyiri kugikora wenda waranabyaye muri ubwo buryo butari bwo cyangwa budateganijwe, wowe ugira amahirwe ukazagira ubuzima bwiza, ariko wowe wabyaye akaba ahuye n'ingorane, kuko hari n'abagira n'ubujiji n'ubuswa, yamara kubyara atyo ntazanashobore ngo arangire umwana we uwo bamubyaranye, akaba mwisi ariko atazi umubyeyi, ingaruka zikazamuhoraho. Ubwo rero bana b'Imana, iki ni icyaha cyo kwirindwa, ni icyaha cyo guhungwa. Rero reka turebe umuti wacyo, twe kurangiriza mu ngaruka kuko zo zirahari. Ku isi kiruzuye, cyubakiwe amazu, gikorerwa publicité ku matelefone no ku ma social media, kirahari, kiraganirwa, abantu bakivuga imbonanya, abantu banagihimbye n'andi mazina. Icyaha cy'ubusambanyi ngo ni urukundo, ngo ni ukugaragarizanya urukundo. Ni ingorane zigwiririye isi, kandi cyangiriza ubwenge, cyangiriza umutima, gitera kugayika, gitera ibihombo, ni ingorane ziremereye. Uburyo rero ushaka kugikira yagikira. Ni ingingo imwe ndi buvugeho, ni ukwemera kwigishwa. Iyi ngingo yo kwemera kwigishwa reka nyivugeho nihuta, nsomeye imirongo mu Migani 6:20. Imigani 6:20 haranditse ngo, mwana wanjye komeza icyo so agutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje mu mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Kizi mpugura abantu bari kumva. Byakurinda umugore w'inkozi y'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi. We kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde ko akwicira ijisho. Erega uyu ni umusambanyi. Kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. 27. Imana yakomeje guhugura abantu. Muzabisome basore, muzaharangize. Ariko reka nsome 7 umurongo wa mbere. Mwana wanjye komeza amagambo yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukundu ubeho, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni z'ishisho ryawe. Ubihambire ku ntoke zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Ubwire bwenge uti, uri mushiki wanjye. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka. Ni umunyamahangakazi usheshengesha amagambo ye. Noneho umwanditsi w'iki gitabo ari we Salomo ashatse kwerekana ingorane ziba ku basore. Nari mpagaze ku tubambano tw'idirishya ry'inzu yanjye ndunguruka, nuko ndeba mu baswa, nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya,
nuko ayembayemba ajya ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye ageza mu mwijima w'igicuku. Maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Ni umugore usamara kandi ntiyifata, ibirenge bye ntibirigama mu nzu ye, rimwe aba ari mu mayira, ubundi aba ari mu maguriro, kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Nuko aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebya ati, mfite ibitambo by'uko ndi amahoro, uyu munsi nahiguye imihigo yanjye, nicyo cyatumye nza kugusanganira, nshaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye. Ubwo urumva ko uyu nguyu yatezwe tayari. Hano bavuze n'ibimenyetso by'abo bamaraya, ni indoro, ni akarimi, ni imyambarire. Ari nayo mpamvu ibyanditswe byera bibuza abatari ba maraya kwambara nka ba maraya. Niba utari maraya ntukambare nkawe, uzajye wambara nk'umukristo, ku buryo imyambarire ya maraya n'imyambarire yawe wubaha Imana ibitandukanye, kandi abantu bakabibatandukaniriza ku myambaro. Reka nsimbuke ibyo uwo maraya yakomeje kumubwira mu 18, ngwino dusohoze urukundo rwacu, tugeze mu gitondo, twinezeze mu by'urukundo, kuko umugabo wanjye atari imuhira, yazindukiye mu rugendo rwa kure, yajyanye uruhago rw'impiya, kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Nuko amushukisha karimi ke kareshya, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe, ahera ko aramukurikira nk'ikimasa kigiye kubagwa, cyangwa nk'umusazi uboshywe ujya guhanwa. Ubwo Bibiliya ikitweretse nuko uwemera ako karimi ka maraya kakamushuka, kakamujyana, ngo abameze nk'ikimasa kigiye kubagwa. Reka izi nama n'izi mpuguro byanditswe biduha mwumve muri iki gitabo. Ni ahantu habiri nsoreza, n'abakurambere n'abahanuzi nk'uko nabivuze 387 aranditse ngo, umunyabwenge atanga inama agira ati, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Uzirinde kubitekerezaho, uzirinde ko intekerezo zawe ziganiyo. Nyamara dufite umurimo tugomba gukora kugira ngo dutsinde ibigeragezo. Abadashaka kugwa mu mitego ya Satani bagomba kurinda neza inzira zinjira mu ntekerezo zabo. Bagomba kwirinda gusoma, kureba cyangwa kumva ibibazanira ibitekerezo bibi. Ibintu tugomba kwirinda ni bitatu by'umwihariko urubyiruko: gusoma, kureba cyangwa kumva ibikangura ibitekerezo bibi. Ijambo risoza nsoma riri muri kitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, ni page ya 14. Hari ijambo rivuga ku masuba abiri aheruka avuga ngo, ibishuko byiteguye kugusha ibirenge by'abatari maso birahatuzengurutse hose. Icyambere, urubyiruko rw'inkozi z'ibibi rutubaha Imana rugira imbaraga iyobora abandi mu nzira zabuzanijwe. Ubwo birasaba guhitamo inshuti rero. Bene abo ni bamwe mu ntwari za Satani. Kenshi inkunzi z'iby'isi zegera urubyiruko rwacu zigize inshuti, zikagerageza kurwinjizamo imico n'imigendere yazo. Nimureke buri musirikare w'ukuri wese yambarira urugamba rwo guhangana n'ibyo bishuko. Satani aduturutse aho azi ko tugira intege nke, ariko tugomba gutsinda byanze bikunze. Ashobora kutugabaho ibitero bishaririye kandi bikaramba, ariko Imana dusezeraniye ubufasha, kandi mu mbaraga ze tubasha gutsinda. Amabwiriza n'amasezerano mu ijambo ry'Imana azagukomeresha imbaraga mvajuru uhangane n'umwanzi. Satani akubitwa inshuro agatsindwa. Iri jambo bana b'Imana muryumve mwese, by'umwihariko urubyiruko. Satani akubitwa inshuro agatsindwa iyo asanze mu mutima huzuye ukuri kw'Imana. Ukuri nitukubika mu mutima, Satani azatsindwa. Nanone kandi turasabwa guhora ku ntebe y'ubuntu bw'Imana kenshi. Amasengesho asenga mu mwete no gushinyiriza yunga intege nke za kimuntu kushobora byose, azaduha intsinzi. Imana ifashe urubyiruko rwacu, Imana ibahe kurwana intambara neza, muzajye mwambukiranya iki gihe neza mudakojejwe isoni kandi mutarimanganye mu izina rya Yesu.